imwe no kujya gushima data wo mu ijuru. Yego. Sinumva rero ukuntu wowe ujya mu misozi ari wigomba kuntumaho ugasanga uvuye Nyamasheke n'urugendo ndi gutanga uje ushaka umuntu za Sake za Bugesera. Yego. ngo yamuntumyeho aho hantu harimo akantu kandi ugasanga ibintu yagutumyeho arabikubwira narasenze Imana irakunyereka rwose Peter waguze imodoka uruba muri etage ufite umugore ufite 200 ufite abana bameze gutya bigahanaha ariko byarangira rero Imana irakuntumyeho nta tike mfite mu rugo turashonje urumva habayemo ikibazo ndahinga ariko abaturage bashyiramo inka zirabyona urebe ukuntu mfashe icyo gihe yashoje gutyo rero ntago ari ubuhanuzi bwamuzanye yaje kugira ibyo gushaka yaje kuri MP official by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe abantu mukomeje gukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo tuguhaye ikaze mu ikiganiro inshuti zacu zakadasohoka cyane nkuko bisanzwe hano ndi kumwe n'umugabo wiyaminiye n'umugabo wiyaminiya n'umugabo nabazaniye hano imbere ya kamera kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo hari byinshi tubazaniye mube hafi ntimucike intege ikaze ngo ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane rwose. Bera ndabanza gusuhuza inshuti zacu abakanda subscribe bose ndabashuje cyane kandi mukomeze abareba ibyacu mukomeze mu birebe rwose. Turabakunda cyane. Ikindi kandi inshuti zacu z'abasilamu turabakunda cyane. Nubwo nandi ndi umudivantiste w'umunsi wa 7 ariko ndi gusenga ndabasengera igisibo kigende neza kizarangire neza. Mpamvu sindi gusiba ariko gufungura nzabafasha bazantumire rwose nibyo babyumvise kandi ahubwo se igisibo ntago yageze ikijyamo ntago yageze kuzagenda kubafasha kwishima mu by'ukuri utaragiye mu gisibo utarifatanyije nabo mu bisanzwe biryoha bisangiwe niyo mpamvu nayo nzajya tukifatanya nanjye kuri Noheli nzabatumira nta kibazo rwose. Okay, kwinjira mu kiganiro nk'inyirizina mu bintu bisanzwe hari ibintu tujya tubona hano hanze mu buzima busanzwe tukabona abantu bamwe batabanye neza tukabona ingo zigenda zitandukana tukabona abatubuzi bigize abatubuzi ari abapasteri birirwa barya abantu ndaguha nk'urugero hari inkuru ya bita Yongwe uherutse gufungurwa kaguha urundi rugero rw'umuntu bita Pastor Claude ujya umwumva Pastor Claude ndamwumva kaguha n'undi bita Pastor Mutesi abo bose bagiye bavugwaho rumwe ko ari abatubuzi ari uburyo bitwara batuburiye abantu benshi cyane biyita ko ari abapasteri ibyo bintu babibonye ute? Njye ibyo bintu burya tugira ikibazo gikomeye cyane mu bantu kuko abantu bose bazi ko dutinya Imana abantu bagize igikangisho ntiwabasha kumenya ubyemerewe utabyemerewe burese aza kubwira Imana irambwiye ngo yamini bigiri digiri ngiravuze ngo sikerere ngiravuze ibintu nk'ibyo byose kuko bazi ko tuyitinya rero bashaka kuduprofitira mu ntege nkeya iyo ngiyo ntago ari evangelisme ndayihakanye. Abantu bese ukabona ngo babaye ngo ba evangeliste ngo evangeliste yamwe ngo evangeliste ngo iki ngo evangeliste bundi yabaye nk'igikinisho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ahubwo noneho mu gihe kiri imbere tuzabona n'undi mupasteri twenda ngo mumbare nta muntu ngiye kuvuga ndavuga izina rinjemo nta mushaka gukomeretsa usanga umuntu ngo yitwa ngo Pastor Isa ngo Pastor ngo Idirisa kandi turabizi ayo mazina nta Muislamu na mazina ya Kisilamu nta muntu wemerewe abayisilamu burya nta mupasteri bagira bagira ngo ni shehe ba imamu nkuriya mupasteri bita Yongwe gufungurwa ubwe yitangarije avuga ko atunzwe n'amaturo nabyo bisubira avuga ati nzakomeza nyarye atazi no kuvuga neza kandi iracyakomeza no kuvuga imini digiri bigiri nzakomeza mbivuge ariko mvise ko yamenye ubwenge yaravuze ngo navugaga nk'umwana none ugiye kujya mvuga nk'umuntu mukuru agiye kudacisha mu marenga ubundi hariho abantu nabo badatekereza umuntu arakubwiye ngo ngiye ngompa amaturo ngo ngurira ngo amazi umugurira amazi ya miliyoni ngo ugiye gutura ese ibyo utura bijya he ubundi bijya he ese ubundi uwo muntu ubundi muntu niba atari iki cyangwa ari kurwana no kugira ngo yikize inzara n'ubundi namaco y'inda abandi wabibonye gute rwose
amaturo muri bi yaranditse pe aranemewe ariko ikibazo none kuko hajemo abo bose babivangavanga akora iki? Ndaguha ingero z'insengero nkenye muri umujyi wa Kigali zikomeye, usanga urusengero rugeretse kabiri, rugeretse rimwe, aho ugasanga inyuma yarwo muri metero nka 15 hari umuturage inzu yenda kugwaho, amabati yaraboze, imvura igwa bagasohoka hanze kuko mu nzu ntabwo baba bugamye. Kandi mu rusengero bagora bavuga ngo gutenero rya mbere ngo ritura miliyoni n'igice, ngo irya kabiri ngo bagatura miliyoni ebyiri, ngo irya gatatu ngo n'abafaransa cyangwa abongereza ngo baturenye. Aho ugasanga umuntu muri metero 15 inyuma y'urusengero inzu yenda kumugwaho. Bivuga ko ayo maturo nubwo Bibiliya iyavuga ariko ibyo akoreshwa noneho biratandukanye cyane, bitandukanye n'ibyakagombye kuba yakagombye gukora. Kandi bavuga ko amaturo ubundi agomba gufasha imbabare, wenda akava mu makeya, we tujye twemera we nabari abakozi b'Imana pe ntago batunzwe na ntago batunzwe na Roho Mutagatifu, batunzwe nibiva mu maturo wenda yabo bakristo babo. Ariko nanone ukagenda ugasanga yiyubakiye shato ya danje, yirirwa yizengurukira mu bihugu bigiye bitandukanye mu maturo y'abatura Rwanda cyangwa se y'abitangwa n'abayoboke babo. Mu by'ukuri hari umuntu uri kwicwa n'inzara cyangwa ari inzererezi hari yabuze ibyo kurya no kwambara. Ibyo ngibyo ngiye navuga ngo bihinduke. Oya bigomba guhinduka byo. Nje hari ahantu nzi hano uzamukiye hano hepfo 12 hari ahantu batarashyira amapave hose, nigaga hari hafi mu biriya bice tujya gukoramo ibiraka muri weekend. Ibiraka bihe umukirakaza ubona ko bari batarashyira amapave ari ibyondo, imvura yaguye umukirakaza akafata imodoka ye kajya gaparika neza kuri red carpet akavamo adakaragiye ku cyondo. Ubwo nk'abo uri aho hafi nyine umushoferi uri mu biraka ugakura imodoka yamwe yayishyize ukajya kuri parikingi hepfo hariya n'abandi bakaza gutyo cyakora 5 byawe ukabicyura. Bivuga ko rero ntabwo tuba tuje gushaka Imana yonyine, babaje gushaka amafaranga n'amafaranga bari ntabwo izo keya ari iz'umuntu uje gushaka Imana, sibyo? None se nabonye kako kuri trading kuri social media bavuga ngo uko umukire ngo ashima Imana, ngo haleluya, ngo ndashima Imana, ngo nari naratumije ibintu Dubai bihagaze miliyoni 60 none byaraje, Imana ishimwe, ndashima Imana ngo Imana yanteye iteka, ngo naguze ngo imodoka, ngo nagenda mu modoka ishaje, ngo naguze imodoka ngo yihenze ngo ya miliyoni 80 30. Ku mwana wanjye mu kigo kibi muri Canada none yaje za hano za USA none urwagati, Imana ishimwe ko yahinduye ikigo, ngo ari mu ndege, ngo ngira ubwoba ko ngo ari bugire ngo umwana wanjye ngo tere bugere hano amahoro. Mu by'ukuri hari umuntu wabuze nayo kwiga ariko kuza gutera imbabazi, utera isesemi cyane. Reba nka buriya hari undi mupasiteri bitaga Pastor Theogene wandi witabye inzahuke Pastor Theogene. Uwo nguwo twamwemeraga nk'umuntu wazamuye cyangwa afashije abantu benshi umuryango mugari w'Abanyarwanda mu rwego rwo kubabwiriza bakakuruhura imitima. Afasha n'abana bo ku mihanda, byaragaragaye kandi ni ibintu byabaye koko kuko hari abana benshi ngo bari babagiwe agaburira, yakoze n'igikorwa cyanyacyo. Ariko ubu ngubu bisa nkaho habaye nko kwiyorobeka bitewe n'ibyo umugore mw'iminsi bikugenda yimuvugwaho. Umugabo arapfuye, ariko ubu ngubu hari kuvugwa ko ngo agiye kongera ngo yatangiye ngo gushaka ngo undi mugabo. Mu by'ukuri n'umurambo reka mwite kutari wabora amezi 9 umugabo apfuye, ntabwo bivuze ngo uhite ujye gushaka undi mugabo rwose, ntabwo byakabaye byo. Ngiye ntekereza ko yagombye gutegereza byiba nk'imyaka 3 cyangwa 4 cyangwa se akanabyihura bibaye byiza. Ariko ashaka yabire kurya umuntu byaranye 4 5 ugafite abana benshi, ubundi umugabo wundi uzaza akaza mwabo bana azabaje gukora iki koko? Tujye tureka kubeshya azaba ari mu biki? Wenda roho nzima mu mubiri muzima, wenda hari ibyo yajya ashaka nyine bigatuma yifuza agakora icyaha, gatubifate gutyo. Ariko mu by'ukuri ashaka yabireka rwose akirera abana neza, pastor yabanye n'abantu neza, asha kuzana umugabo akaza mwihishe maze ko ari umuntu kumbaje kureba ya mitungo atari we ashaka, waje kumva ngo ishakiriya modoka pastor ngo umugabo yashatse ngo batangiye gushwana. Kubera iki? We aje afite icyo amushakaho. Byiza wa mgani na yabaretse pe, yabaretse. Ngewe hari ibintu byinshi njya nkunda kubona, ndaguha nk'urugero. Nk'ejo bundi hari umupasiteri, hari umuntu wita ngo ni umuhanuzi, ni umuntu twakurikiye background ye. Uwo mugabo ushanga kumushaka ngo ni umuntu yabayeho ngo ubuhamya bwe, ni umuntu wavukiye ngo Inyamasheke,
urumva yeka wa mwene data bahaye icyayi cya miliyoni 3 ngo yavukiye Nyamasheke araza ngo iwabo birananirana ajya kuba kwa mushiki ari umuntu wiba azi Kigali hara ku Gisozi ari umuntu w'imbobo wiba akara no mu muntuzi ngo Imana ngo imugirira neza arangije ajya kuntuza ngo arahanura ngo ngiye Imana ngo yanyeretse ngo ngiye ngo ningiye ngo ugiye kurongora ngo madamu ngo Asiyama muka pasteri ngo Imana yanyeretse ngo ningiye ngo nimfate ngo dore impeta ngo ngiriya ngo ningende ngo nyimwambike ngo nyimwambike mu by'ukuri Imana yavuga Imana kwitwaza Imana ukigira umuntu w'umuhanuzi ushaka kwereka abantu ko ngo Imana yavuze nta bantu benshi bajya babikora akaza agashaka kugira ngo asoze imigambi ye n'imipango ye akavuga ngo Imana yavuze we iyo Mana uyibona ute cyangwa ubibona ute ngiye hari ikintu ntemera bundi muri ngewe kuki Imana niba inshaka ikuntumaho yego nanjye irantinye se yarambuze sinumva niyo naba numva yakoresha n'amarenga kuki kuntumaho kandi mpari mpibereye hari icyo hari kandi noneho byongeye nta aho iri nawe ugiye wakagombye kugerayo ubushobozi urabufite nta na ruswa yatanze kugira ngo Imana ngo ntirya ruswa kuki ubundi ijya kunyuza kuri wowe ubundi njya nkunda umukuru w'igihugu hari abantu benshi bajyaga bagenda ngo bagiye kujyanayo ubutumwa ngo umushyire ngo ubutumwa ngo ubuhanuzi ajyaho arababwira avuga ati ubundi Imana yampaye yagize kuyobora abanyarwanda ingirira icyizere kuki igutuma kuri njye itanyigereraho Imana irantinya kandi kuko nawe wareba ukabona kuko nibyo gute Imana itinya wowe uri umuntu ufite nawe ubwo bushobozi iragutinya ku buryo irinda kunyuzaho undi muntu ese ibyo uhanura ubwo buhanuzi bwawe nibwo buba bufite agaciro cyane kurenza uwo muntu bushyiriye noneho wenda kuri icyo kintu bishoboka twese ubundi bibiri tubwira twese ku murongo nta n'umwe uvuyemo ariko hari ikintu twitiranye nshobora kuba ngiye numva ko ubuzima bwanjye bwose bushingiye kuba nagiye mu butayu nagiye amazi amanuka ngo ku rutare nagiye ahantu baca mu buvumo uwo ni umuntu umwe undi wa kabiri akumva ko buri cyumweru yasenze cyangwa se buri sabato cyangwa se buri wa gatanu kuri ni data w'abasilamu naherekana insuhuza ukuva ko bihagije hakaba n'undi ushobora kujyayo nka rimwe mu kwezi cyangwa se nka kabiri mu mwaka kadufate gutyo urumva ko abo bantu baratandukanye ariko mu by'ukuri misiyo tuba dufite twese ni imwe no kujya gushima data wo mu ijuru yego sinumva rero ukuntu wowe ujya mu misozi ari we ugomba kuntumaho ugasanga uvuye Nyamasheke ni urugendo gutanga uje ushaka umuntu za Sake za Bugesera yego ngo yamuntumyeho aho hantu harimo akantu kandi ugasanga ibintu nagutumyeho arabikubwira narasenze Imana irakunyereka rwose Peter waguze imodoka uri muri etage ufite umugore ufite 200 ufite abana bameze gutya bigahanaha ariko byarangira rero Imana irakuntumyeho nta tike mfite mu rugo turashonje urumva habayemo ikibazo ndahinga ariko abaturage bashyiramo inka zirabyona urebe ukuntu mfashe icyo gihe yashoje gutyo rero ntago ari ubuhanuzi bwamuzanye yaje kugira ibyo gushaka hari byinshi tujya tubona ugasanga umuntu abahanuzi reka bubaho ubuhanuzi bubaho rwose ntago dupinze abantu bahanura cyangwa se abakozi b'Imana ariko nawe tekereza umuntu aragiye afasha ubwoko bw'Imana babwiye ngo genda ngo muze ngo tujye ngo zakanyarira ngo tujye gusenga ngo Imana ugasanga binjiyemo buriya ngo harimo ubuvumo bakinjiramo munsi y'umusozi ejo ukumva ngo hari abantu baguyeyo ngo umuntu ngo yagiye gusenga kanyarira ngo agwayo cyangwa yagiye gusenga ahandi ngo mu buvumo ngo agwayo mu by'ukuri ukareba ubwo aho hantu ni ngombwa ngo niba ugiye gusenga Imana niba usengeye hano irakumva usengeye mu nzira mwumva usengeye hanze iramwumva ariko si ngombwa ngo ufate ubuzima bwawe bw'abantu ubushyire cyangwa ubushyire muri riske yo kugira ngo ube bwakwangirika ngo uri gusenga Imana ni Imana y'inyembaraga kandi Imana ireba ikiri mu mutima mu ntago ireba ko wikubye cyangwa wihashaguye yego bamwe kanguha gastori kamwe k'umuntu w'umuhanuzi mperutse kumva nakurikiye amateka ye ndongera ndabikurikira ngo yigize ngo umuhanuzi ngo Karosi urumva yari afite yabaga ngo hano haruguru hano Kamuhoza kuri kiriya kigo cy'amashuri hano niba ari Kamuhoza ari hakurya ni Kamuhoza afite
ngo asenga, ngo asengera abantu, agenda yegeranya abakobwa bandi bakuze ngo ari kubafasha ngo kubasengera ngo kugira bazabone abagabo. Bose aragenda bakumunzura abashyira iwe mu rugo, ngo bakajya iwe mu rugo, akagenda akomanya ku ba diaspora abahamagara ngo dore ngo mfite ngo turasenga nyine kuri social media, akirirwa asengera abantu ibiki byose, nabo bakobwa ari mu buryo bwo kubacuruza cyangwa kubashakira ngo abagabo. Umugabo ushaka umugore akazamuhamagara cyangwa akamubwira ati ndasenga ngo Imana ngo mpe ngo ndashaka ngumfasha gusenga ngo ndigushaka, kuko nayo igihe umuntu agera mu gihe cyo kurambagiza avuga ngo reka nshaka umugore, ariko byaba byiza ngiye mu nzu y'Imana nkashaka umwana usenga, Imana ikazaba umugore mwiza. Agahita amubwira ati wamfashije umukozi w'Imana, nk'umuntu wamenyekanye, umukozi w'Imana wamfashije gusenga, tugasenga nkabona umugore w'intoranywa, Imana ikampitiramo. We agahita ajya muri diro, ubwo urumva abakobwa arabafite, agahita ajya muri diro kugira ngo arebe uburyo abinyuzamo, abona uwo mukobwa nyine ubwo akabonye akahita amuhuza nyine n'umwe muri bo. Hari umwe wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwe mu bakongomani bavuye muri Kongo ariko bimukira mu gihugu cya Tanzania. Urumva iwabo nyine baragenda bimukira mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite n'umwana w'umusore. Umwana w'umusore nyine agiye mu gihe cyo gushaka, arangije ati wampaye wansengeye nkabona umugabo, undi turakaza neza mboga zizanye. Ahita amubwira ngo uzaze mu Rwanda. Umwana aratega ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azi iwabo batabishaka nyine, ngo aje kureba uwo mukobwa ngo yamuhitiyemo cyangwa Imana yamweretse. Ahageze yakirwa n'uwo muvugabutumwa, ikamwita umuvugabutumwa wenda ariko udafatika bita Karosi. Ahita agenda agira ati umuhungu akihagera ngo yafite amakuru y'undi mukobwa wabaga ku Kanombe aba ari we yikundira. Ahageze abibwiye Karosi ati hoya turiya ntago ari we, ahita hanura ngo papa bya neza ndime bavuga big Imana iravuze, Imana yavuze ati turiya ntago Imana yakugeneye, ati Imana yakugeneye ati n'uyu nguyu uzaba ameze gutya. Ahita agenda akora iki? Ahita afata mushiki we mu nda, mu rwego kugira ngo diro ze ashaka zicemo, ahita amuhuza n'uwo ngo amubwira ati dore umugore wawe n'uyu nguyu Imana yanyeretse. Yarafite plan gute? Yarafite plan z'uko uwo nyine n'umu diaspora azahita ashaka visa, ashakiye umugore visa, bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe bikaba byoroshye kugira ngo azimuke ajye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko azafite y'umuryango, ajya gukomereza y'umuryango, azafite y'umuryango nyine kugira ngo acishemo inzozi ze. Arabahuza, umuhungu iwabo baramubuza biranga, avuga ati wenda ni bya bindi by'umuryango nyine bashaka ko nshaka uwo bashaka biranga. Iwabo baramubwira ati uzabage wifashe. Umuhungu biranga, ubukwe ajya kubukwa bigeraho, ajya no kwifashisha kuko ubushobozi yabuze. Yanyuze kuri social media asaba ubufasha bamwe bayabumuha, bijyaho ubukwe burataha. Arangije kubera ko bamutaye nta kindi kintu afite, ni umuntu wabaye nk'ubiswi mu mujyi wa Kigali, n'itiki imujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayibuze. Urumva urwo rwego byagezeho. Umuhungu ni umuntu uri aho ngaho udafatika, wishwe, nakwitwa ko yishwe n'inzara, cyangwa ubuzima bayeho ari ubuzima bubabaje bitewe n'iki n'ibyo bintu byamubayeho. Ibyo rero bitera n'ibicumuro natwe. Urumva ari uwo muhungu yarakariye Imana, uwo nawe yabeshyeye Imana. Ubwo si umuntu umeze gutyo wabwiye ngo jya gusenga, avuga ati urebe ko Imana yarambeshye. Nkatwe tuba twumvise ibyo bintu bituma duhita dutakariza icyizere abita ko ari abakozi b'Imana. Mu buhe buryo? Kuko uvuga ngo uyu yarahanuriwe baramubeshya, hanuwe baramubeshya, kuko abakozi b'Imana b'iki gihe b'ibinyoma basigaye baza bo bafite inshingano zo kwishyira proje zabo imbere kurenza ibindi byose. Nk'uwo Yongwe n'umuntu wikiriye, afite na radio na televiziyo bita Yongwe, n'umuntu ufite amazu ya danje menshi, kandi arabitangariza n'abantu ati ngiye njya amaturo, wangize nawe ukayafata ukayamushyira. Ahubwo ajya avuga ngo yabikuye mu iterabwoba, kuko birangiye bifata nk'iterabwoba. Ariko iterabwoba ni utera abantu ubwoba bakakumva nta kibazo, kuko nawe projet ze yashaka zaciyemo. Ahubwo tugenda ikibazo ngishyira kuri wa muntu wafashe ayo mafaranga akagenda akayamuha. Hangize ukaza kwirukanya muri leta ngo ugiye kujyana ibirego muri RIB ngo barandiganyije, bakuriganyije ufite ubwenge bukeya. Ese niba uzi ko turi muri corona, umuntu akubwira ngo nyohereza amafaranga, turi muri guma mu rugo, ngo nyohereza amafaranga ngiye kujya ngo i Burundi ngo ndaje ngo iwa ngo Imana, abantu buri aba diaspora no bantu benshi usanga bafite ubwenge bukeya, ari injiji. Umuntu ari muri Canada, ahamagaye umuntu nyine ubwo bivuga butumwa ko akubonye kuri social media ngo uri gusenga, uri kuvuga ubutumwa, ngo
agahita umubwira ngo nsengera, ahita akubwira ngo bampaye ngo iwawe ngo mu Burundi ngo hatabye ngo amahembe, ngo nyohereze amafaranga ngo njye ngo mu Burundi turi muri guma mu rugo, uzi ko imipaka ifunze, ngo nyohereze amafaranga ngo njye mu Burundi njye gukurayo ngo amahembe, ngo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Urafasha ukamuhereza ayo mafaranga, ubundi ubutekereza ko wowe ari bunyure hehe? None se ni leta se ngo Imana ngo muhaga umukozi w'Imana ngo Imana ngo imucira inzira, aba ari bunyure hehe? Si ibyo se wewe umuzi ko ufite ubwenge ubutekereza neza, ukamuha ayo mafaranga ubutekereza ko ushyize mu gaciro. Burya ibisambo naho bidakorera, ariko ikintu nabwira abantu badukurikiranye n'abazatureba, ubwo busambo rwose mumfashe tubuce. Umuntu nagusengererwa gusengere, ariko kuvuga ngo ndagusengeye ngo mabibiri ngo byitike ngo mu rugo ngo baraburaye ngo daho umuceri ngo daho isukari, oya birumvikana bibiri wabimuha kuko ni ibintu bisanzwe, ni nkuko wagenda ukabiha n'undi, kandi kuko niba agufashe no gusenga cyakaba yaje no kukureba, ibyo birumvikanye. Ariko ufashe miliyoni urayimuhaye ngo nasese, uwabuze umuntu hari abantu benshi bashonje wagombye gufasha, hari benshi b'imbabare ye wagatekereza, cyangwa waba utanabafite ukavuga abantu bakabakwereka bakavuga bati dore ngabari, ariko bari abantu bageze aho kubafasha gutera imbere cyane, bari kubaka imiturirwa mu by'ukuri, kandi wowe ushobora no wanigomwa na byinshi wigomwa. Hari umuntu numvise ngo wafashe watanze ikirego nyine mu byakurikiranwa bwa Yongwe, ngo yafashe ngo ikibanza ngo cya miliyoni 7 ngo akiha Yongwe ngo nk'impano. Ese iyo miliyoni 7 ugafata ikibanza ngo urakimuhaye ngo ni impano, nyuma wangize ejo ukirukanyira muri leta ngo uri kurega, yakikwambuye ntiyakikwambuye, wabitanze ku bushake bwawe, nta nubwo yagushyizeho itegeko ngo kimuhe, ntago yakuroze wenda ngo uvuge ngo yabanje kunyangiza, n'ibyaye mu mutwe wawe watekerezaga. Se kameme ubundi urumva we nta kibazo kindi kiri seriyo ufite aho. Ubundi hari umuntu avuze ngo iby'abapfu biribwa n'iki n'abapfumu. Niko rwose ibyo numva twanasubiza no kuri aho ngaho tubasorezaho tugafata indi chapitre nshyashya, ariko abo bantu bo tubarwanye tubamaganye. Tubwira buri umwe wese wabanye natwe wakomeje kujya agenda kanda subscriber, n'utari wayikanda igihe ni iki ngo abashe kwikanda, ujya dukurikira umunsi ku munsi. Ciao turabakunda cyane, murakoze.